Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Gutyo uko nari nkomeje n'ubundi uwo mwuga ko nari naramajije kwinjira muri iyo groupe nkajya ngenda njya koroga nkajya ninjira mu mazu y'abantu ubwo bwaburuzi bwacinguye handi ya mbere twagiye n'ubundi mama yarabumpaye uko najyaga njya koroga bwaburuzi nabunagagaho urugi rukicingura hanyuma namurwa mara kwicingura nkagenda nkajya koroga nashakaga cyangwa se nagenda nkaba naza ngasiga nkurasazi namara gukora saga ngasiga fata bwaburuzi ngahita mbugushyira muri ya maraso hanyuma ya maraso gahita kura bwaburuzi hanyuma nuko kazarwara indwara udakira. Nimwe ndabyibika wacu twagiraga inkono za Kinyarwanda izo nkono za Kinyarwanda zahoragamo inyama za buri munsi twahoraga turya inyama ariko jewe ntago nari nakamenye ko izo nyama ari z'abantu naje kubimenya ku munota wa nyuma uko abandi bose bagapfaga genda naragenda nkajya kubahirira ubwatsi aho babashyiraga muri cya giti hanyuma yego mwene data gusa yego birumvikana ko abaruzi bafite ngo izo mbaraga zo kuzura abantu yego abadukurikiye wenda bashobora kuba nabo batari babizi yego none se iyo umuntu yapfaga baramuzuraga mu buhe buryo bo uburyo rero yabaga yapfuye so uko bamuzuraga ntabwo nari ngize kubera ko jewe ntabwo nazuraga uko gihe cyanjye ko ari kugenda nkaroga nibyo bari barambwiye hanyuma ubwo nkanahirira babandi bari bavanye mumva ko barapfaga bakabashyingura bo bakazagenda bakabavana mumva ubundi uburyo bakoreshaga babavana mumva bwo ntabwo mbuzi gusa je narogaga nkabica bakabavana mumva nkajya kubagaburira ubwatsi we yarabizi kuko nibo bajyaga kubazura yari siniye rumva nawe bakwigisha yego hanyuma Imana yagukuye kure Imana cyubaye ntako Imana itagize yarakoze nagenda nayishimira cyane hanyuma ndabyibuka icyo gihe uko twakaryaga izo nyama iwacu twarumva twarabana 9 ubwo umva abana 9 twaryamaga twanyaraga kuri ubwo buri tukanyara bihagije ariko ninge wari ushinzwe kujya mu izo nkare zabo bashiki banjye nabarumuna banjye nizangizo twanyaraga kuri ubwo buriri rimwe ndabyibuka mama yagiye kuroga yari bwazi saa 9 rimwe ndabyibuka muri umuna wanjye yari yarabyaye hanze yaraje aduha uburozi ariko icyo gihe ntabwo nari nakamenye ko ari uburozi umurumuna wanjye yari kimuta afite nk'imyaka 3 araza aduha uburozi turaburya tumaje kuburya uwo murumuna wanjye yamuhetse mu mugongo amunyarira kabiri mu mugongo abarapfuye ariko ntabwo nari nakamenye ko ari uburozi hanyuma uko twakaryaga bwa burozi rimwe ndabyibuka mushiki wanjye nari nsigaranye nari mfite mushiki wanjye imyaka 12 kuko mama yaramubyaye hanze ngira ngo mu bintu bijya bishobora kujya biniragenda n'urwo rupfu rwa mushiki wanjye wapfuye namukunda nka mushiki wanjye ko umuryango wacu na mushiki wanjye nigeze ngira uko abandi bagapfaga bo ntago narizi bibica mushiki wanjye mukuru wanjye we yarindagiye mu mutwe ariko we ntago narizi byamurindagije rimwe ndabyibuka mama avuye kuroga byari saa 9 ava kuroga amaje kuza kuko yabaga ari bwajye kujya kuroga hafi hari uburyo yasigaga adusinzirije natwe gasiga yatwishe twabaga twapfuye yari afite urwara runini yagiraga yabaga ari bwagende akadukata gutya mu mbavu yamara kudukata mu mbavu agafata bwa buruzi najya kurogesha abandi nanjye akabushyiramo hanyuma ubwo twabaga twapfuye muri make yongera kutuzura ari uko yaje hanyuma amaje kuza icyo gihe kuko nibazaga icyo gihe ubwo buruzi yazanye bwaje buruta bwa bundi yaduhaga ariko ndashimira umuryango w'iwacu ninjye wasigaye iwacu ufite ubwenge ariko nanjye ntabwo mbaza ngo mbese ubwo bwenge wabuhawe gute ariko ndashima Yesu wabunsigarije muri ubwo buryo izina ry'Imana ntabwo icyubahiro ndabyibuka kimara kuza yaje nka saa 9 amaje kuza ahera kuri mukuru wanjye arabyuka nanjye arampamagara ndabyuka ahera no kuri mbese ko twakurikiranaga dukuze twese yaratubyukije arangije adukata mu bavu dushyira mu buruzi aradushitura turabyuka yari afite ubundi buruzi bundi yaduhaye turarya ahera kuri mukuru wanjye nanjye mba ndaburiye ko mukuru wanjye we yararindagiye nkuko nabibabwiye nge mu kimbo cyo kugira ngo ndindagire ngewe mitamera nk'umuntu wasinze mera nk'umuntu udandabiranye mitaniruka ariko niyambaza ahantu ku gikuta niyambaje ku gikuta mbona mushiki wanjye naye mbona afashwe nkuko nari mfashwe we nari nzi ko wenda aje kuza kunyambira ko yaje ramboye amaboko aza yiruka nkakenere kunyambira ariko nanjye nari meze nk'umuntu wasinze ndimo kwiyambaza igikuta mushiki
mushiki wangiye kubona mbona arambuye amaboko aje yirukanka nanjye mpita ndambura amaboko angwa mu gituza, amaze kungwa mu gituza we yandusha we nubwo yarakiri muto yagenda nari mfite ibiro bikeya, akimara kungwa mu gituza nanjye mbanguye kuri cya gikuta, ubwo yaguye mu gituza cyanjye abapfire mu gituza cyanjye, amaze gupfira mu gituza cyanjye ubwo nanjye nese manukanye ku bitasi, icyo gihe n'umugongo warahacikiye, mama arazeta mukura muri icyo gituza cyanjye ahita agenda amushyira ku buriri, amaze kumushyira ku buriri mu gitondo batangaza itangazo bari bwaze kuza kumushyingura ari mu mwishe. Yego, bamaze kumushyingura byageze nimugoroba hagati ya saa tanu n'indi minota, uwo mushiki wanjye mama aragenda amuvana muri yamva nk'uko abandi bose narugaga cyangwa se twarugaga mama yabavanaga mu mva bakabashyira muri cya giti, aragenda amuvanamo, ariko yagiye kumuvanamo n'ubundi asize ubundi burozi yari yaduhaye kugira ngo ibyo ari bwaze kuza gukora tutaza kuza kubireba, kuko kumukuzura abantu byo ntabwo nari mbizi, icyo nakoraga kwari ukuruga. Tumaje kugira bamaje kumushyingura, ko bamaje kumushyingura saa 5 z'amanywa, bigize saa 5 n'igice z'ijoro mama aza gusiga duhaye uburozi, ariko icyo gihe ubwo burozi mama yasize duhaye yabuduhaye twese, abandi barapfuye nk'uko twari dusanzwe dupfa, ariko gihe icyo gihe ntacyo nigeze mba. Birashoboka kuba yenda Imana yari yansigaje kugira ngo inyigishe cyangwa se nyereke ibyo ngibyo yakoraga, ariko kugira ngo buno buhamye ndimo kubaha buze kuza kubafasha, uko Satani afite uburyo bwinshi arimo gukora, ariko ndabifuriza gusenga iteka ntimurambirwe, uko imbaraga zibarwanya ni nyinshi, ariko n'uturwanira nawe ufite imbaraga nyinshi, uko uturwanya ni ikiremwa, ariko uturwanira we ni umuremyi. Ndabyibuka icyo gihe aragenda amuvanamo, amaze kumuvanamo ubwo we yaragiye, we yarazi ko yasize atwishe nk'uko n'ubundi yari asanzwe abikora, haza ijwi rirampamagara, ariko iryo jwi rimpamagara mama yari yagiye, ariko icyo gihe ntabwo nagusobanurira ngo iryo jwi ni ry'Imana cyangwa se ni rya Satani, nanjye ntabwo mbizi, gusa ijwi ryaraje rirampamagara mu izina rirambwira ngo nindikurikire, ndarikurikira nkingura urugi ndarikurikira, maze kurikurikira ndagenda ngera ringezaho mushiki wanjye bari bamushyinguye, ndahagarara, rya jwi ryahamaje kuhangeza rita rigenda ntabwo ryongeye kugaruka. Yego, mubaze gato. Yego, mushiki wawe abarapfuye. Yego, abantu baraza barashyingura nk'uko bisanzwe. Yego, hanyuma mama wawe niwe wahamagaye abantu baze bashyingura. Oya, we niwe wamwikuriye, we yahamagaye abantu baraza baramushyingura, barashyingura baratabara bisanzwe, bari bashyinguye batabaye bisanzwe. Nyuma aragenda aramuzura, aragenda amuvanamo, amushyira muri cya giti. Ubwo wari urihe? Njyewe nari ndi mu nzu, we yamuvanyemo ndi mu nzu, we yasize aduhaye uburozi nk'uko yarasanze kutwica nyine aduhunika, amuvanamo aramujyana muri cya giti azi neza ko turyamye cyangwa se yatwishe. Rero nabyugiye iryo jwi ryampamagaye, ndagenda mpagarara kuri iyo mva, ariko we ntabwo yari azi neza ko nabyutse, ko yarasi ko twapfuye. Ubwo rero njyewe nagiye kuhagera, nahageze nsanga imva yitsi yasubiye hasi, nsanze yitsi yasubiye hasi, nahagaze nk'amasaha agira muri 3 niba atari icyo gihe, kuko nahagaze igihe kirekire, kuko ahantu naryamaga mu cyumba, kuko arahunda, kuko ari igihe wagomba kuba umuruzi muri nageze kuri yamva, ndangije kwagira nahagaze igihe kinini, maze guhagara igihe kinini, ngiye hashize amasaha menshi, ariko icyumba naryamagamo, kuko twese twajyaga turara ku buriri bumwe, ariko hari ahantu hari icyumba mama yaraguriragamo, icyo cyumba habagamo ibicuma 3. Ibyo bicuma 3 habagamo igicuma kimwe kidakase, ariko mu ndiba habaga harimo umwenge, hanyuma cyari gifite ibindi bicuma 2 bindi byabaga bigishyigikiye gutya mu mpande, hanyuma hari akandi kavure kandi kabaga mu rugo kaba kajyamo nk'amabido 2, ariko ako kavure kabaga kuzuye amaraso, hakabamo n'umuhoro wa kupakupa munini, uyu nguyu batemesha ubwatsi. Hanyuma aho hantu mama aza kuza, uwo mwana yamuvanye, uwo mushiki wanjye mama yamuvanye muri iyo mva, amujyana, ariko amujyanana n'uwo muhoro. Hanyuma ndangije guhagarara kuri iyo mva, mama yarazamutse muri ayo masaha 3 yarashize, mbona mama araje. Akimara kuza naramubaje, ndamubaza mbese ko mbona iyi mva yitse yasubiye hasi byagenze gute? Icyo gihe ntiyagira ikintu ansubiza, araceceka. Amaje guceceka arongera akoresha ibiganza byiwe, yamva arayikorotira, amaje kuyikorotira asubizaho ryataka, kuko imva yari yitse yasubiye hasi. Hanyuma tujya mu nzu turaryama. Tugiye mu nzu turyamye, nabyutse mu gitondo, kuko nari mfite inshingano zo kujya kugaburira ubwatsi abo babaga bazuye. Ngeze muri rwa rutoki nagiye hari mu gitondo, nageze muri cya giti kuko habaga harimo abandi. Ngeze muri cya giti, ikintu cyanteye ubwoba, nageze mu muryango wa cya giti, nsanga mushiki wanjye niwe wicaye imbere y'abandi. Uko nabashaka kugira amaso yo kureba, ariko ubwenge bwo kuvuga ntabwo navugaga, mu yandi magambo ubwo nari meze nk'ikiragi. Uko nabashaka kuvuga rero nuko
mageze mushiki wanjye mbona muri uwo muryango, ikintu nakoze nararize gusa, ariko ndira bidafite icyo biri bwamare. Munsi y'icyo giti hari insina y'injagi yari irimo, ndagenda ndyama munsi y'iyo sina, ndaryama ndasinzira kubera agahinda nari mfite ku bwa mushiki wanjye. Ndangije kwikangura nibwo nagenda ndongera nahira ubundi bwatsi, ndaza maje kubwahira ndabubaha n'ubundi baraburya. Ya kipe iza kuza gupanga uburyo ki bagomba kuza kwica ba bantu bari bari muri cya giti, bakabica bakabarangiza. Hanyuma za nkuru za kinyarwanda twagiraga kera, ntago nari nzi ko za nyama twaryaga zari z'abantu. Nkimara kubona yuko ubwo buzima bwari bunaniye, ndabyibuka iwacu twari tumaje kumenyekana mu buryo bwose bushoboka, tumaje kumenyekana yuko iwacu turi abarozi. Maje kubona ko ubwo buzima bunaniye, nari maje guciruka urwo rushwima, ndangije gucirurwa na bwa bushye bundi mama yaramaje kuntwika. Ndabyibuka iwacu kugira ngo nzajye kwava, nagiye kwava iwacu wari hagiye kubera igiterane cya deperi, bari batukoze igiterane iwacu, ariko bari babigaze kuza gufonda itorero iwacu aho ngaho aho bita mu Birembo, kubera ko ariho mvuka baza kuza kuhakorera igiterane. Baje kuhakorera igiterane, igihe kimwe mama aza kuza guhaguruka agenda agiye muri icyo giterane, ariko agenda atari uko agiye gusenga, ahubwo yagiye ari uko yari agiye kukirugamo. Icyo gihe hari umushumba bari batumiye, hari umushumba bitaga Eliya, we waracitse intoki, ariko umugabo yari umuhanuzi ukomeye cyane. Hari n'umwarimu bitaga Sanzimana, yari atuyana bitaga ku Murindi, nawe yari umwarimu w'itorero, ariko nawe yari umuntu w'umuhanuzi ukomeye cyane. Rimwe rero mama aza kuza kujya muri icyo giterane, aza kuza kujya asanga uwo mwarimu, uwo mushumba Eliya arimo arigisha, ariko agenda afite gahunda yo kujya kuharoga. Hanyuma agezeyo asanga Eliya arimo arigisha. Eliya kuko ari umwuka w'Imana, Imana iramubwira ngo muri iki giterane harimo umurozi. Imana ikimara kubimubwira, aho kanya Imana Yesu imujyana, ahita imufatisha mama, ahita amufata. Akimara kumufata ahita afata umwanzuro wo kwihana. Muri icyo giterane cyabaye aho ngaho, yihannye ko yariyemo abana be babiri. Abo ngabo nibo nibuka yabashije kuba yakihana ko yabariye. Akimara kubyihana, kubera ko iwacu uko babana bose bagapfaga, cyangwa se n'abandi bose uko bagapfaga, abandi nababwiraga twabaga twaruze, yaragendaga za ndimi zabo yazibavanagamo za ndimi akazizana. Uko bari barakoze inama n'ababaruzi, bajyaga mu mashyamba bakajya gushakamo utuntu tw'uduti dufite amashami, hanyuma buri rurimi rwa muntu wese wabaga wapfuye barazaga rwa rurimi rwose bakarushyira munsi, bakarushyira muri cyagi, muri ka gashami, muri twa duti. Hanyuma ku buryo icyo gihe mu rugo hari harimo nk'igice cy'intuze cy'izo ndimi z'abo bantu, bari bafite indi miti bindi bateragaho kugira ngo ntizizaborere mu nzu, ariko icyo bari buzazimaze cyo ntabwo nari nkizi. Bakimara kumufatira muri icyo giterane, yarabyihannye, yihana ko yari abana be babiri. Ndabyibuka iwacu hari umuturanyi twari duturanye bamwitaga Felisiya, atuye ruguru iwacu, yari afite igiti cy'igitoma. Hanyuma nawe uyu munsi ni umunyamasengesho muri iryo torero rya deperi. Hanyuma uwo muhanuzi bitaga Eliya aramubaza ngo none se ibiriya bintu biri mu rugo uremera kubiduha tujya kubitwika? Mama asa n'ubibemerera, ariko ntiyabibemera bwite kugira ngo abibahe, kuko yarababwiye ngo reka manze manuke njye kubategurira aho muri bwaze kuza gusengera. Buriya igihe cyose umuntu avuga ko yakijijwe, ariko ukaba ukijijwe utari waka uburenganzira ngo utange ubuhamya bw'ibyo wavuyemo ngo tumenye ko abivuyemo, ntabwo icyo gihe turakugira icyizere cy'uko wakijijwe. Icyo gihe mama yaramanutse, amaje kumanuka, kuko mu rugo iwacu hari uburozi bwinshi. Hari umufuka wa mbere w'uburozi yari afite mama, ari umufuka wuzuye, uyu nguyu bita ko ari kirojana. Hari imifuka ibiri yari yuzuye, ku buryo ngira ngo hari ntabura kuvuga ko byari nk'ibiro 200 yari afite, kuko yari afite na za ndimi zindi zabaga ku ruhande. Afite n'utundi twundi tw'uducupa yari afite, twari tumeze nk'uducupa twa kanta, ariko twari twuzuyemo ibintu by'uburozi bwinshi. Yari afite n'ibintu by'imu bindi yari atunze mu rugo, byose byabaga mu nzu, byose uko byakarimo. Araza amaje kuza, asiga abakozi b'Imana basiga ku rusengero, bo bagira ngo agiye kuza kubategurira aho bari bwaze kuza gusengera. Amaje kuza afata umufuka, ajya kuri wa mufuka wa mbere wari wuzuye bwa burozi, aca ibiri 10, ajya no ku wundi mufuka akura ibindi biri 10, ajya no kuri za ndimi z'aba bantu nazo aragenda avanaho uburozi bwose, mbese agenda acaho, ahita azamuka munsi ya cya giti kuri wa muturanyi nababwiraga bita Felisiya, aragenda acukuramo umwobo bwa burozi,
agerageza kubuhishamo, urumva yari bwabahe bukeya ibindi akabyihurira. Imana itubwira wa mpanuzi bitegera nasanze Imana iramubwira ngo nimumanuke mwirukanka kubera ko uburozi agiye kuba ntabwo ari bwabubahe bwose, kuko ari uburozi bumwe na bumwe ari bwabahishe. Ndabyibuka ari mu kwezi kwa karindwi, izuba ryari ririmo ryaka, babahanuzi bamanuka birukanka, baje basanga bwa burozi mama arimo arabubika munsi ya cya giti. Buriya biba byiza iyo usenze Imana ikaguha ikimenyetso, kuko ubundi abizera bose bagenda, ubundi uwizeye wese agendana ikimenyetso, kandi ibimenyetso nibyo bigaragaza Imana ikurimo cyangwa se imisengere yawe. Imisengere yawe igaragara kubw'imbaraga abantu bakubonamo cyangwa se imbaraga Imana yaguhaye. Bamaze kuza basanga arimo arabikamo bwa burozi, baramuhamagara baramubaza ngo mukecuru ni ibiki urimo kubikamo? Araceceka arababwira ngo nta kintu arimo gushyiramo. Baramubaza ngo ese duhamagara Imana ize igaragaze ibintu irimo gushyiramo aho ngaho? Arababwira ngo ngaho nimusenge. Buriya abarokore dukwiriye gusenga kugira ngo Imana igaragaze itandukaniro riri hagati yacu n'abarozi, kugira ngo Imana iduhe imbaraga zitandukanye n'iz'abanzi bacu. Icyo gihe Eliya arasenga, n'abandi bose bari bamanukanye bakimara gusenga. Icyo gihe hari mu kwezi kwa karindwi, abantu bose barabirebaga. Ejo bundi navuye gukora igiterane ahantu muri iyo paruwasi kuri uwo mudugudu w'iwacu, mvuye gukora igiterane natanze ubwo buhamya. Hari umugore bitaga Felisiya, hari n'undi mugore wundi wasengeraga muri uwo mudugudu bita Shangazi. Natanze ubuhamya, arambwira ati turabyibuka ko icyo giti koko cyahakubitiwe n'inkuba. Icyo gihe barasenze, inkuba yaje ku manywa yanga izuba ririmo ryaka. Iyo nkuba iramanuka, ikimara kumanuka iraza icunga mama yari handi musa cya giti irimo kubikamo bwa burozi. Inkuba iramanuka ikubita cya giti, ariko iyo nkuba ari bwamanuke ishaka gukubita n'umutwe wa mama, ihita ukubita cya giti. Amaze gukubita cya giti, iyo nkuba iramusigaza. Abantu baramubaza ngo ese n'ubu ntabwo urabona Imana y'abarokore yuko ihari? Buriya abarokore dukwiriye gusenga kugira ngo Imana y'abarokore igaragarire abanyamahanga, izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Baramubwira ngo na n'ubu ntabwo urabona ikimenyetso cy'uko Imana yacu ihari? Araceceka. Baramubwira batese ibyo ufitemo aho ngaho uremera kubiduha? Arababwira ngo ntabwo ndi bwabibahe. Araceceka arabihorera, ahita amanuka aragenda abaha bya bindi byo mu rugo. Ariko mama yari afite imitwe ibiri y'inkoko. Iyo mitwe ibiri yo yari yarayicishije arayizana. Wari hari umutwe muzima ye yaratabye imbere y'umuryango, agira n'undi mutwe wundi w'inkoko, ariko wari warapfuye, wowe warumye umeze nk'ibati. Aragenda utaba imbere gutya ku muryango. Hari ahantu hateye urubingo imbere ku irembo, ariko aho ku irembo urwo rubingo rwari ruteye hari haringaniye n'umuryango w'inzu. Aragenda afata wa mutwe w'inkoko wundi wari warumye, aragenda awushyiramo. Ba bahanuzi bakimara kuza, mama bahabwa uburozi bwose bwari mu nzu, n'izindi mu zose zari ziri mu nzu, n'ubundi uburozi bwose bwari burimo. Imana irabahishurira cyane. Baragenda bafata na wa mutwe w'inkoko wundi urutabye imbere y'urugo, imbere ku muryango w'inzu, nabo baragenda barawutabura. Bajya kureba na wa wundi wundi urutabye kuri rwa rubingo, nabyo baragenda barabitabura. Byose baraza babishyira mu muriro barabitwika. Bimwe birashya, ibindi ntibyashya. Icyo gihe bakimara kubitwika, umutwe w'inkoko warabitse ubika rimwe. Umaze kubika rimwe, uhita uterura bwa burozi bundi bari bacaniriye, byose bihita byiyubika. Bikimara kwiyubika bagira ngo byahiye. Kuva icyo gihe mama yashushe n'umuntu ukijijwe, ajya mu itorero rya ADEPR aho bitaga Nyarutunga. Hari korasi yakundaga kuririmba ivuga ngo njye sinzasubira inyuma, nabo nasizeyo barimo barabuguza. Uko yabanje no kuba umuyobozi ngira ngo muri iyo korari, muri iyo paruwasi ya Nyarutunga. Icyo gihe bagira ngo arakijijwe, barazamuka bajya ku rusengero, bamwakira nk'umuntu ukijijwe, baramubatiza. Bamaze kumubatiza muri ADEPR abo muririmbyi. Ariko bakimara kugenda, byamaje kugira nijoro, bya bindi byari biri muri cya giti inkuba yakubise, arongera bivana muri cya giti abisubiza mu nzu. Aragenda afata na bya bindi wa mutwe w'inkoko wubitse, nabyo aragenda bigarura, arongera abisubiza mu nzu. We ajya gukizwa, atangira gusenga. Ariko jyewe binsigamo, nsigara ndi umurozi. Ariko we agenda we akijijwe, ariko ugende bwabisigaremo. Bivuze ngo nageze mu rwego rwo kuba naruganduga jyenyine, ariko mama we ari mu rusengero. Ariko nawe si uko arakijijwe, uko ibyo nakoraga byose arabinyerekeraga. Bumwe na bumwe najyaga twarajyanaga. Rimwe ndabyibuka hari umudamu bitaga Yisa iwacu mu birembo, iwacu mu birembo aho bita mu birembo. Uwo mudamu bitaga Yisa yaje kumanukana na mama bajyana bita Kagese, hari mu isoko bari bagiye gucuruza ibitoki. Bagezeyo amugura ubushira, ariko ubwo bushira amuguriye amuvangiramo uburozi. Amaje kumuvangiramo ubwo burozi, uwo mugore yarazamutse. Akimara kugera mu rugo yahise afatwa n'indwara araremba, ku buryo ageze mu gihe cyo gusamba. Hari umuhungu bitaga Shabani yarakiri mu rugo, yaratari yashaka. Arangije amagara umuhungu bitaga Shabani, kuko hari izina rindi mama yari azwiho muri karitsiye, bamwitaga Birahondana, niryo zina bari bamuziho. Hanyuma
aza kubwira umuhungu bitaga Shabani, aramubwira ngo jye nubwo mpfuye nzize birahondana niwe undoze. Uwo muhungu bitaga Shabani atyaza umuhoro kwibuye, amanuka aje guhita atema mama, aje kuza kumutema. Abaturage bahita bamufata, baramaze ngo kuri kuza kwica umuntu muramwicira iki. Arangije arababwira ngo igituma ngenje kumwica nuko ndogeye mama. Icyo gihe rero iwacu nta muntu wazaga iwacu, kabona niyo wabaga ufite icyo wishingikirije uri umuyobozi ntabwo wabaga wakandagira iwacu. Ariko ubu ndashima data twese uri mu gihugu cyo mu ijuru wamvanyeho uyu muvumo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo gihe bazaga mu rugo bose, muri make habagaho umuganda w'ukwezi, n'umupolisi wazaga hari umuganda w'ukwezi wacu, n'umupolisi batungiraga urutoki wacu ntabwo yahagiraga. Icyo gihe cyo kora haza intwari, haza abapolisi baturutse ku karere, bamaje kuza bazana pandagari, bagiye kureba wa mugore bitaga Isa, bamushyira mu modoka. Bamaje kumushyira mu modoka bafatana mama, baramubwira ngo tugiye kumupima uyu muntu dusanga yishwe n'uburozi uri buze kuza kukabona. Baza kuza kumujyana, bamujyana ahantu ku mugabo bitaga Kavubi, ariko ari umupfumu. Bamugejejeyo baramupima basanga yishwe n'uburozi. Uwo bapolisi basiga babwiye mama, baramubwira ngo nuramuka utamukirije no kumurya uramwirira. Ariko ibyo ntabwo ari byo bamwigishaga, kuko n'ubundi abo twavukanaga cyangwa se abo yarabyaye nabo yarabamaze muri ubwo buryo. Yego. Hanyuma wa mugore wundi, icyo gihe polisi zamusize aho ngaho zihita zigenda. Zimaje kugenda, ubwo mama uko yakoze uko ashoboye kose, uko umugore amaze igihe kirekire yararwariye ndetse yarapfuye, ibyo mama yaba yarakoresha nanjye ubwanjye ntabwo mbizi, kuko yari kwa muganga wenyine. Uwo mugore yaramuzuye arongera arakira. Ubu ni umuririmbyi muri ADPR aho ngaho mu Birembo. Ubundi mu mateka y'umuntu ntabwo umuntu yakuvuma ngo akubwire ngo uzapfa Imana itarakuvanaho umugambi wayo. Icako yego yarazutse, kuko umuntu yari yararwaye, kuko bahamagaye polisi uwo mugore arimo gusamba yari yapfuye. Hanyuma bagiye kumupima basanga yishwe n'uburozi. Ubwo ari byo mama yakoresheje niwe ubizi kugira ngo yongere azoke. Yego. Nuko birangije, ubwo buzima nabonaga ari ubuzima bundi bukomeye, mbona ari ubuzima ntabasha gucamo, mbona kuko twa tugize muri rwa rwego rundi ku buryo nta muturanyi wundi wazaga kudusuhuza ngo abe yaduha amazi cyangwa se ibyo kurya, kuko mama yakundaga no gutega kanyanga. Icyo gihe bumwe na bumwe yasigaga inzu yayikinze, yamara kuyikinga iwacu hari uruyuzi rwahabaga, yabaga yagiye gutega kanyanga, tukajya turara muri rwa ruyuzi. Twaraga muri rwa ruyuzi. Igihe kimwe nza kuza kubwira mukuru wanjye, icyo gihe twe twarasara ibishyimbo, mbwira mukuru wanjye icyo gihe, kuko nasaga n'umuntu ufite akenge, nubwo ibyo byose byari bihari, ariko nagiraga akenge kuba navuga nyuma yaho, nyuma yuko tumaje kuva muri biriya abantu bamaje gupfa. Nanjye mbese nanjye ntabwo mbazaga Imana yagiye mu bwenge gute. Rimwe nza kuza kubwira mukuru wanjye, icyo gihe bari bamaje mama bari bamaze kumufatana uwo muntu w'umugore, ngira mukuru wanjye ndamubwira nti rero ndabona ubuzima turimo bugoye, icyaba cyiza njyewe ngiye kujya kwiyahura, kuko twari twarasara ibishyimbo dufite imifuka 2 y'ibishyimbo mu rugo. Ngira mukuru wanjye ndamubwira nti njyewe ngiye kwiyahura, nimara kwiyahura ubwire n'indamuka napfuye utabwira mama yuko niyahuye, ariko nindamuka mpfuye umubwire ko ariko byagenze. Icyo gihe ndabyibuka, turagenda dufata ingufuri mama yashyizeho ku rugi, turagenda dushaka ibuye turayihonda, iyo ngufuri turayica. Tumaje kuyica ngenda mwiba ibishyimbo ibiro 20, maje kubimwiba ndagenda ndabigurisha. Icyo gihe jye na mukuru wanjye twaguzemo akane k'amata, tuguramo n'ipaki imwe y'amandazi, mitanguramo n'agacupa ka peteroli. Iyi naguze suritura peteroli. Maje kuyigura ngeze mu rugo, mukuru wanjye we yahise afata ya mata aranywa, ahita afata ya mandazi ararya, ariko jye nahise nihutirwa guhita mfata ya peteroli ndayinywa. Icyo gihe nari nzi ko peteroli yica. Iyo peteroli narayinyweye, ndangije kuyinywa nari nzi ko ndi bwapfe, cyo kwa numvishe mu nda ndimo gushya, numvaga maratangiye kwizingazinga, numva ntangiye gushya. Ngira mukuru wanjye ndamuganira, ya peteroli nyweye iyi sinyica, njyewe ngiye gupfa, mama mubwire yuko niyahuye, ariko ntumubwire icyatumye niyahura. Ariko nari maje kukimubwira, nari maje kumubwira ntabwo twagomeza kuba muri ubu buzima twenyine tubona tutabasha no kurya. Ndamubwira nti naramukaje umubwire ko napfuye niyahuye. Iyo peteroli maje kuyinywa, icyo gihe igihe nari ndimo gushya mu nda, nakomejemo gushya, ariko hashize iminota numva mu nda atangiye gukonja. Icyo gihe sinapfa, mbona ndirokotse gutyo. Icyo gihe nari nzi ko peteroli yica. Icyo gihe nahise mva mu rugo rero, mbonye ubuzima bwanze, nahise mva mu rugo kubera kandi hose twajyaga mu baturanyi bashakaga inkoni bakadukubita. Icyakora hari umuturanyi twari duturanye wacu, uwo muturanyi yacuruzaga inzoga. Uwo muturanyi yamaje kubona ubuzima twari turimo, uko twararaga muri za nzuzi zabaga munsi y'urugo. Uwo muturanyi yaragenda akatwokereza igitoki cyokeje, akacyotsa, yamara kucyotsa akatuzanira inyanya mu ntoki, akatubwira ngo dufate icyo gitoki cyokeje tukirishe izo nyanya. Nibwo buzima bundi twari tubayemo. Mbonye ubwo buzima bwanze, mpita mfata umwanzuro wo kugenda. Maje kugenda navuye mu rugo, ariko navuye mu rugo numva ubwenge bwarahindutse muri njyewe, numva mfitemo akantu k'ubwenge, ariko meze nk'umuntu wari wasaze.
ndagenda, ndangije kugenda nza kuza guhura n'umuntu w'umubyeyi, dukubitanira mu muhanda, arambaza ngo ndi kujya hehe, nawe ntekereza ko ngira ngo hari ari umuntu nari maje kunyoherereza, ambaje aho ndi kujya, ndamubwira nanjye ntabwo nzi aho ndi kujya, ariko uwo mugore nakubitanye nawe yari afite sebukwe wabaga ahantu bita Mpanga, hari mu murenge wa Mpanga. Arambwira ati ese ko mfite data bukwe akaba afite inka, wakubwira ukajya kuziragira bakajya baguha amafaranga, hari ikibazo byaba bitwaye? Ndamubwira nti nta kibazo. Aza kuza guhamagara sebukwe, amaje kumuhamagara aza kuza kunyoherezayo, ariko ngenda nta bwenge bundi nari mfite. Ngezeyo kuko ya miti yindi twarogeshaga babagabo bandi babo twasenyiraga ingo, nanjye ya miti yindi mama yaransize, nanjye yarayinsize. Hanyuma ngezeyo njya kuragira izo nka. Uko nakaragira izo nka, naragiraga inka 30, buri nka bampimaga 1000 cya buri kwezi. Ubwo izo nka 30 bazimpemberaga 30 ku kwezi, niyo mafaranga nafataga. Hanyuma ndangije icyo gihe, muri iyo myaka nagiye, namaze imyaka 2 naragiye aho ngaho, nagiye kuragira inka. Izo nka nari naragiye kuragira, nangiza kuza kuguramo izanjye, kuko buri mwaka naguragamo inka, amafaranga yose nakoraga yose narayizigamaga, uko numvaga nkeneye kuzatera imbere. Inka ya mbere naguze irapfa, n'inka ya kabiri nari naguze irapfa. Imajije gupfa icyo gihe, Imana iza kuza gukoresha umuntu w'umudamu bitaga Uwimana, atuye hafi y'iwacu, aza kuza gusenga, kuko nawe twigeze tujya kumurogaho, tujya kuroga ariko tugendeye ku gataro. Hanyuma ariko twagiye kwaroga we, Imana yari yamubwiye yuko turi bwaze. Buriya abarokore dukwiye kugira imbaraga z'Imana zihora muri twebwe, zishobora gukanga satani n'abadayimoni. Uwo mugore twagiye kwagira, Imana yamubwiye ngo uze kuza kwitegura, hari abarozi bari bwaze kuza kukuroga. Tukimara kuhagera, twikubise hejuru y'inzu, twagendeye kuri ka gataro, narya hembe nababwiraga, na cyakirizo cinka nazanzugira nababwiraga, tuba twikubise hejuru y'inzu ye. Umugore arabyuka arasenga, amajije gusenga twumva arimo aravuga indimi twebwe tutazi, ariko ko yazamuraga iryo sengesho twumvaga amasengesho arimo azamura, yarameze nk'amacumu arimo azamuka. Ayo masengesho ko yazamuraga twumvaga ari amacumu arimo kuzamuka, twumva mbese twicaye twumva n'amacumu arimo tujomba, tukumva no hejuru twumva izindi mbaraga zirimo zimanuka, ariko zo zikaza zimeze n'ubundi nk'imyambi. Muri make yari afite imbaraga z'Imana. Icyo gihe zadufatiye kuri iyo nzu. Twakoze uko dushoboye kose kugira ngo turebe ko turi bwamuca intege, ari mu nzu arimo asenga. Icyo gihe ngira ngo yakomeje gusenga, twumva za ndimi yavugaga. Icyo gihe uko yakomeje gusenga, guhaguruka hejuru y'inzu ye biratunanira. Buriya barokore ntabwo satani akwiriye kuguhindura, ahubwo ukwiriye kumuhindura. Uko ntabwo satani akwiriye kurusha imbaraga, ahubwo ukwiriye kumurusha imbaraga, kandi ukwiriye gusenga cyane. Yesu yigeze abwira abantu, arababwira ngo nta kindi kivana ibi ngibi usibe gusenga no kwiyiriza ubusa. Mwifurije gusenga no kwiyiriza ubusa kugira ngo ujye uhangana n'izo mbaraga zirimo zikurwanya. Izina ry'Umwami wacu rihabwa icyubahiro. Uwo mugore uko yarasenze arangije, kuko mama yari afite ubundi burozi bundi yari afite. Noneho iyo nzu y'uwo mugore yari ifite amabati yari ashaje, urumva yarimo ibintu by'imyengi. Noneho mama akajya afata bwa burozi akajya agenda bumanura ahantu yasengaga. Noneho uwo mugore aza kuza gucika intege, aza kuza gusohoka aje kureba abantu bari hejuru y'inzu yiwe. Yagiye gusohoka adasenga, yagiye kugira hanze, twagiye tuba tugeze mu rugo. Uwo mugore rero n'Imana yongeye gukoresha, iramubwira ngo irukanka ujye gushaka, ujye kureba birahondana, ajye kureba umwana we niyo nagize. Yakubitanye n'ikibazo gikomeye, ariko naravuye mu rugo naragiye. Mama yaje kunshaka, yanshatse amezi agera muri 2, asanga hano mu murenge wa Mpanga, asanga napfushije inka, asanga naraguze n'ingurube nazo. Naraguze ingurube zigira muri 3, nzishyira mu kiraro. Abajura baza kuza kuziba, bazica imitwe, ibihimba barabijyana, basigaza imitwe mu kiraro. Nabyutse mu gitondo ngiye kuzigaburira, asanga imitwe mu biraro bikebimba byose babijyanye. Mama je rero asanga nakubitanye n'ibyo bibazo bingana gutyo, arambaza ngo ese uremera gutaha? Ndamubwira ndimo ndemera gutaha nta kibazo. Icyo gihe ndamubwira ngo abanza atahe, uko yabanje kumara ukwezi atashye, nanjye nzashize ukwezi. Boss kuko naramukoreye neza, amimerekeza y'ibihumbi 30. Amaje kubima nabyo numvaga nazabipfusha ubusa. Numvaga nzagenda nkajya ndangura ibitoki, nkajya ncuruza inzoga. Numvaga muri nje mfite gahunda yo kwiteza imbere. Ngeze mu rugo bya 30 mbiranguza ibitoki byose. Maje kubiranguza ibitoki ndagenda ndabitara. Najyaga njya gushyiramo umuriro, cyangwa se ngiye kuka nkashyiramo umuriro mwinshi, ku buryo bya bitoki najyaga nkanda hejuru nkagira ngo byarahiye, kumva byose nashyizemo umuriro mwinshi, byose byari byarabaye umukara. Hanyuma ngeze mu gihe cyo kwenga, nsanga ibitoki byose byabaye umukara. Bimaje kuba umukara,
umukara ngiye kubyenga nta mutobe nigeze mvanamo none avanyemo wose wari umaje kuba makashi byose mbishyira hasi wari usigaye nkuha mu rugo barawunywa. Hanyuma icyo gihe hari umukobwa nari imbere isi wabo aza kuza kunsanga ahantu narindi arambwira ati wazaje wamara kuza ukazaza muri korali tugasengana. Ariko uwo mukobwa yabaga muri Anglikani nimwe yasengeraga. Ndamubwira nta kibazo nzaza. Turashima rero Kristo data wa twese. Ndumva ngira ngo ahari ubwo n'ubuzima bw'ibyaha naba naraciyemo abari banteze amatwi murimo munyumva. Ndumva ngira ngo ahari ngiye gushyiraho muri buze kuza gukurikirana ikindi gice cy'uko nakijijwe uburyo nagiye mu rusengero. Tubashimiye uko mubaye mwumvisha ubwo buhamya. Izo ni imbaraga zindi mugenda muhangana nazo mu buzima bundi busanzwe, ariko mbifurije gusenga birya bintu mujya mubona iwanyu, bijya mubona ibikara, mubona ibisimba bigenda iwanyu, burya ntago biba ari byo. Burya ni umurozi uba winje yihindi mwakira gisimba, ariko kuriya we aba yazanywe no kugira ngo asenye ingo zifite amahoro. Kuko iyo yinjiye mu nzu kuriya afite ubundi burozi agenda akanaga mu gitanda cyangwa se anaga mu buriri. Hanyuma bwa burozi bundi rero anazemo, iyo wowe n'umugabo wawe mwumvikana, bwa burozi yashyizemo buhita bubasigira imyiryane, bityo ingo zanyu zikaba zisenyutse muri ubwo buryo. Waba udafite gusenga Imana igwishura ibyo bintu bakoze mu rugo rwawe, bityo ingo zigasenyuka. Niyo mpamvu ngira ngo hari ingo nyinshi zigenda zisenyuka. Hanyuma rero iyo bitagenze gutyo ngo umurozozi abaroge gutyo, uwo mugabo cyangwa se umugabo wawe yadakijijwe wenda akaba afite iyo mico yo kuba yajya hanze, ariko mbifurije gukizwa kugira ngo Satani atazabavutsa amahirwe cyangwa se umugisha Imana yabahaye. Iyo uwo mugabo atafite imbaraga zo gukizwa akaba yagenda akajya ahandi, icyo gihe akubitana n'umurozi cyangwa se agakubitana n'indaya, ariko iyo ndaya ikaba yazamurogesha ubwo burozi. Ibyo rero n'umurogesha bikaba bizatuma atabana nawe mwarashakanye. Bityo mwifurije gusenga kugira ngo Imana itange agakiza mu ngo iwanyu. Imana ibambere umugisha. Munkurikirane mu kanya ngiye gushyira kiri gihe cy'uko nakijijwe. Imana ingira neza uko mumbona uko nguko ni agakiza nahawe. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Imana ibambere umugisha. Urakoze cyane. Reka abantu bakiroga yego wababwira iki? Icyo nababwira nuko nababwira kugira ngo bave, nta nubwo ndimo mbwira abaroga gusa, ariko ndimo ndabwira n'abandi bose bafite ibintu bakora ariko bitanezeza Imana. Ariko je nababwira ko bagomba kwihana bakava mu byo, bakekera Kristo nk'umwami n'umukiza, bagasenga kugira ngo Imana ibavaneho izo mbaraga, kuko umuntu ukora Satani nta terambere agira. Ugereranije n'imbaraga wakoreshaga mu barozi, yego urogana ko urumva nawe wararogaga, yego wishe nk'abantu bangahe gereranije? Enewe ntabwo nabasha kumenya umubare wabo, ntabwo nabasha kumenya umubare wabo. None se izo mbaraga z'abarozi ugereranije n'imbaraga z'Imana, ubona wabikompeyaringa nkawe wabikoraga? Bajya bavuga ngo imbaraga z'abapfumu ngo ni fake. Yes. Ese rero ni fake koko? Yes, ni fake. Kuko njya nibuka rimwe twagiye tujya kurugana kuri uwo mugore bitaga w'Imana nababwiye. Twagize uwo mugore bitaga w'Imana aracyahari. Mama cyangwa w'Imana? Uwo Imana we ntabwo yarogaga, we yari umunyamasengesho. Yego. Mugenda mugiye uwe twagiye tugiye kuharoga. Tubona imbaraga z'Imana vrema zitandukanye n'iza Satani. Uko imbaraga z'Imana zo ni nyinshi kurenza iz'abantu. Uko twarageze twebwe tugiye kuharoga, we yarasenze twumva arimo aravuga indimi twebwe tutazi. Twumva aravuga ururimi tutumva, ariko urwo uburyo avugagamo izo ndimi twumvaga amasengesho arimo azamuka kaza ameze nk'amacumu. Iyo mpamvu imbaraga z'Imana ziruta za Satani. Ayo masengesho yazamuka akaza ameze nk'imyambi, tukajya nk'imyambi irimo kugenda itujomba aho twabaga twicaye. Hanyuma hejuru yacu tukumva ni nk'ibintu bimeze nk'amacumu nabyo mo kugenda dukubita. No kugira ngo rero kuwe kugira ngo azamuce intege, buriya mfite icyigisho kivuga ngo umusenge iteka ariko ntimurambirwe. Burya umukristo wasenze agacika intege akarambirwa, burya Satani aramunesha. Icyo gihe yakomeye yarasenze ariko aza kuza gucika intege, mama yari afite ubundi burozi bundi yagiye anaga, wa mugore ntiyakomeza gusenga. Rero yanze gusenga, yasohotse agiye kureba abarozi barimo baroga hanze, yaramaje gucika intege atarimo gusenga, bityo yagiye gusohoka twebwe asanga twagiye. Mwarahiye murahunga? Twarahiye twebwe turahunga. None se mushobora no kwinjira mu rusengero mugaca abantu intege?
abo bantu bashobora kwinjira mu rusengero bagaca abantu intege, kuko mama ajya kujya muri icyo giterane Eliya yari arimo, yagiye muri icyo giterane, agiye kuroga icyo giterane, akize rero asanga Imana irahari, Imana imufata muri icyo giterane, ariko misoro afite ko ari kujya kuroga icyo giterane. Yego, so yagiye kuroga igiterane, imbaraga z'Imana zimufatirayo. Yego, Imana yacu nishimye, Imana ihabwa icyubahiro. Imana irakora cyane, ifite imbaraga n'ubushobozi cyane, ihabwa icyubahiro cyane. Ahubwo mutinya Imana. None yego, turimo turangana ukuntu ugiye kutubwira noneho ukuntu wakijijwe. Yego, mu by'ukuri mama wawe aracyaroga. nakijijwe kuva 2013, mara imyaka 3 ndi mu rugo nkijijwe, ndimo ndwana urugamba rwo gukizwa, ndi bwaze kuza kubivugaho. Kuva 2015 ntabwo nongeye gusubira mu rugo, bitewe n'ibyo nahangananaga nabyo, biba ngombwa yuko Imana ibwaze kuza kumbwira ngo nimve mu rugo ngende, ariko Imana ibimbwira biturutse ku ihembe yaranteze mu rutoki. Ihembe amaje kuri ntega mu rutoki, rimfata amaguru, aya maguru ahita ahindukira, ahita ajya ku kibuno, nsigarana amavi yonyine. Mpamagara umugabo bitaga Habyarimana rutenya rutonga, araza aransengera. Amaje kunsengera mba ndakize. Imana irambwira ngo sinzongere gusubira iwacu, irambwira ngo sinzongere gusubira muri urwo rutoki. Kuva icyo gihe ntabwo nongeye gusubira mu rugo, nabaye mu bundi buzima. Yego. None se mama wawe yarakijijwe cyangwa arakijijwe? Enewe yabanje gukizwaho. Yabanje gukizwaho uko nababwiye ko yagiye muri iryo toro rya Deperi. Agezeyo, ariko uwo munsi batwitse bwa burozi bwo mu rugo. Yagiye mu rusengero, babandi bamaje kugenda, ahita afata bwa bundi bari batabye, arongera busubiza mu nzu. Na bwa bundi wa mutwe w'inkoko wubitse bwose ahita busubiza mu nzu. Bityo rero ntabwo nabifata ko yarakijijwe, ahubwo yabaye umupagani mu rusengero, kandi bene nk'abo ngabo turabafite mu nsengero. Yego. Kuroga abantu ubwo birumvikana, ikibatsi cy'umuriro w'Imana cyaramufashe. Yego. Imbaraga za Satani ziramukurura. Ntabwo yafashe icyemezo. Umugisha ko wafashe icyemezo neza. Yego. Ukaba utarasubiye. Yego, Imana yanjye izanankomeze. Noneho ugatugana ku musozo w'iki kiganiro. Yego. Niki wabwira, n'ubuhe butumwa wagenera abantu? Ubutumwa nagenera abantu, ijambo ry'Imana rirambwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi uwumva kumvira azarya ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru, ariko n'uwanga akagoma nawe inkota y'Uwiteka izamurya. Rero namenyesha umwe udafite izo mbaraga zo gufata umwanzuro wo gukizwa, inkota y'Uwiteka izamurya. Ariko wafashe umwanzuro wo gukiranuka, ni ukuri azarya ku byiza byo mu gihugu cyo mu ijuru. Kuko nyiri wacu ubuzima nari ndimo, nari nsuzuguritse cyane mu buryo bwose bishoboka, kuko ntabwo nari nzi ko umuntu yambara ikositimu, ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kugira umwenda uhenze, kuko twambaraga umwenda wa 50 n'uwa 20. Ariko maje kwinjira muri agakiza, ndangije kwihana, Imana imaje kumfatira mu rusengero nihannye, nabanje kujya nambara imyenda isuzuguritse yindi, ariko Imana ikambwira yuko izanyambika. Uyu munsi nanjye urabona ko abari mu bandeba, nanjye ugeze mu rwego nambaye ikositimu, nambaye karuvate. Imana yaramfashije, ngira ngo no ku mugoroba narindi kuri radio, ndimo gukora kuri radio, nta kuntu wambwira ngo navuye kwa ngenda banga, nageze kwa ngenda bemera muri ubwo buryo. Nuko Imana data twese igituvana umuvumo na karande, ikatuvana kwa ngenda banga aho twavukiraga, ikadushyira kwa ngenda bemera, uko twafashe umwanzuro mwiza wo kwiyungana n'Imana, ikatubabara naramwemeye nk'umwami n'umukiza. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Yego, reka dusenge. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ndagushimye mwami wacu, wera w'Abayisiraheli. Dutanze ubuhamya bw'ubuzima bw'ibyaha twaciyemo. Hari benshi bari mu bwo buzima barimo, cyangwa se hari na benshi barimo barogwa muri ubwo buryo. Benshi basurwa n'izo nyamaswa n'ayo mapusi, benshi bumva ibintu byitura hejuru y'amazu, benshi barasagwa indasago. Dufite abantu benshi bagiye bazingwa, abakobwa, abasore, bafite abantu benshi b'ababyeyi bafite ingorane zo kuba bagira ingorane zo kuba inda zabo zivamo ariko batazi ikizikuramo. Ariko nongeye guhamagara ubwo buryo bw'ibyaha twebwe tuvanyemo, abandi bari mu ubwo buryo
buryo bw'ibyaha bakora kugira ngo bakore ibyo bintu, tubanje gutandukanya imbaraga z'abarozi ku bana b'Imana. Izina rye rihabwa icyubahiro. Ndasabye muri aka kanya rero, wowe watubohoye ukatugira uko turi uku nguku, ukaduha imbaraga z'agakiza, tugafata imbaraga zo gukiranuka, tukaba tugeze muri ubu buzima cyangwa se muri uru rwego. Niko nsengeye n'abandi barimo bandeba kugira ngo bampere agakiza mu izina rya Yesu. Turasenze cyane rero, buri mwese wamumpera agakiza. Uko wahamagaye Aburahamu niko nabo bakongera ukabahamagara, uko wampamagaye niko wabahamagara. Abadafite agakiza niko wakabaha, bakamenya ko gukorera Satani nta mumaro, ariko kugukorera byo bifite umumaro. Uwakoreye Satani acyura ibihombo gusa, ariko wagukoreye agacyura ibisubizo. Kandi uwakoreye Satani acyura ingorane za gehinomu, ariko wagukoreye nk'Imana agira ubugingo by'iteka. Turimo dukorera duhanganye n'isi n'umubiri na Satani, kandi ukorera iyi si ntabwo azaraga ubwami bw'Imana, ariko uwakiranutse agafata ubwami bw'Imana, agafata ijuru, akakwakira nk'umwami n'umukiza. Uyu mubiri wo tuzi kuzajya ikuzimu, ukajya mu kuzimu, ariko umwuka wo ukajya kuba utanze, ukajya gucibwaho urubanza rw'ibyo twakoraga. Uko tuzi ko ari umunsi w'urubanza, umunsi tuzabazwa ibyo twakoraga. Hari abantu benshi bazajya bagenda babazwa ibyo bakoraga, ariko ndagira ngo bano bantu bandeba ubampera agakiza. Hari imbaraga za Satani zirimo zisenya ingo zabo, hari imbaraga za Satani zirimo zitandukanya ingo, hari imbaraga za Satani zirimo zizingazinga abantu, hari imbaraga za Satani zigenda zikora umunsi ku wundi. Ariko muri aya masaha nemera imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibarokore kandi zibakize. Ubu buhamya duhaye bano bantu ububake kandi ubagire neza, ubw'imbaraga zawe nyinshi n'ubushobozi wiyemeje kuduha ngo dukizwe. Nabo niko abambera imbaraga nyinshi z'ubushobozi kugira ngo bakwakire nk'umwami n'umukiza muri bo. Kandi urakoze kubinyemereye. Buri wese mushyiremo umwuka wera, kandi umuhate kukwemera, kandi yumve yuko wanga akagoma inkota y'Uwiteka izamurya, ariko numva kumvira nawe azarya ibyo kurya byo mu gihugu cyo mu ijuru kigeretse kuri ibyo. Kandi bamenye uko Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byari ko kujijuka. Urakoze kuri Imana kandi ukaba ubyumvishije. Ababwakiriye neza tubasabiye umugisha, n'abaturebaga bose tubasabiye kubohoka mu buryo bwose, mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.